uwafata muri gahunda y'umuryango kavuga ati ubungiye kugura igice cya litiro cya erayo 4,500 kuri za alimentation zoroshye, ukavuga uti ndagura litiro y'amavuta y'ibihwagari, ubwo ni 3,000 cyangwa 2,500 muri za alimentation zoroheje, maze ukagenda ukabishyira mu muryango, maze wowe n'umufasha wawe mukabiganiraho uti nge n'abana banje nawe hehe n'indwara y'umutima, hehe n'indwara y'umujima, hehe n'indwara y'impyiko, hehe na hemoroide, hehe n'amara maremare, hehe n'amatoya, hehe n'igifu cyumye, hehe n'umutima utera nabi, hehe n'umwijima wo kudukenyurira abantu. Ugomba kujya uhinduranya muri za salade, none ugakoresha erayo, ejo ugakoresha ibihwagari, ejo bundi ugakoresha erayo, maze ugasigara uvuga uti rero mwijima ngurahangara aho ntuzahamenera. Bese ntabwo byaba ari byiza. Tugiye kubabwira imimaro itangaje y'ifu y'amababi ya sena. Umuti karemano ukoreshwa cyane mu gusukura igifu n'amara. Niba ushaka uburyo bwiza bwo gusukura umubiri wawe no kongera ubuzima bwiza rusange, ifu y'amababi ya sena ishobora kukubera umuti wari warabuze. Sena izwiho kugira imbaraga nyinshi zo gusukura umubiri, irimo ibinyabutabire bita senozide bikora nk'ibinini bifasha kwituma, kugira amara akora neza no gufasha gusohora imyanda myinshi ivuye mu mara no mu gifu. Gukoresha ifu y'amababi ya sena buri munsi bifasha koroshya impatwe, kugira igogorwa ryiza kandi bigabanya kubyimbirwa. Ni umuti karemano ukora ibitangaza byinshi kuri buri wese wugarijwe n'ibibazo byo mu nda akaba ari gushaka gusukura umubiri we byoroheje. Ikintu gikomeye ku mababi ya sena ni uko avura indwara nyinshi icyarimwe mu buryo bworoshye. Ushobora kuwukoresha buri munsi. Uburyo bworohera buri muntu kuwukoresha ni ukongera akayiko gato mu itasi y'amazi ashyushye cyangwa icyayi gishyushye. Ushobora no kukavanga n'umutobe w'imbuto cyangwa mu biryo ugiye kurya ukaronka inyungu za sena umunsi wose. Ibuka ko nk'uko bakoresha undi muti w'ibimera, ari byiza gukoresha sena ifu nkeya y'amababi yayo, kuko gukoresha nyinshi bishobora kongera uburibwe bwo mu nda. Amababi ya sena kandi ashobora kuvugurura ubuzima bw'uruhu kuko afasha gusohora uburozi mu mubiri. Ashobora gutera uruhu rwawe kurabagirana bisanzwe, akarutera gucya. Niba ushaka gusukura umubiri wawe bitangaje ukoresha ifu y'amababi ya sena, ushobora kugura ifu y'amababi yayo iboneka mu gacupa gatoya hafi y'aho utuye. Dusange mu mujyi wa Kigali muri Sanirus Company, tukugezeho uyu muti w'umwimerere. Duhamagare kuri nimero telefone 0755889322 cyangwa 0790203610. Romare ni icyatsi kigira impumuro nziza kandi kimaze igihe kirekire gikoreshwa mu buvuzi gakondo no mu gutegura amafunguro. Abantu benshi bakunda romare kubera kugira ubushobozi bwo gufasha umubiri gukora neza, kongerera umuntu imbaraga no gufasha mu kugabanya ububabare butandukanye. Iki cyatsi kigira intungamubiri n'ibinyabutabire by'ingenzi bifasha mu kurwanya indwara no kunoza imikorere y'ingingo z'umubiri, bigatuma kibingira akamaro mu buzima bwa buri munsi. Dore imimaro ikomeye ya romare, bamwe bita abandi bakayita rosemary mu cyongereza, naho romare ni izina ry'igifaransa. Romare ivura uburibwe bw'umugongo. Ushobora gufata ibyatsi bya romare watetse mu mazi ukabikandisha mu mugongo, cyangwa se ugafata ibyatsi bya romare nko mu gipfunsi ukabiteka muri litiro y'amazi, hanyuma ukajya unywa agatase mu gitondo, saa sita na nimugoroba, kandi ubigize akamenyero ntacyo waba. Ushobora kunywa romare ugiye kurya cyangwa urangije kurya, ibi nta kibazo rwose. Ibi kandi bigabanya rubagimpande, byongera ubwenge no gutyaza imitekerereze, bigabanya umunaniro, biteza imbere igogorwa ryiza, bifasha mu kugabanya umuvuduko ukabije w'amaraso, kurwanya ubwandu mu mubiri, gusohora imyanda yitekeye mu mara no mu gifu, bifasha kugira igogorwa ryiza, kandi bituma umuntu yumva yanguhiwe cyangwa ataremerewe amaze kurya. Iki cyatsi cya romare ni ingenzi, abantu benshi bagiye bagikoresha bakagera ku ntego nziza z'ubuzima bwabo. Nawe gikoreshe uzagira ubuzima bwiza.
Kunywa inzoga byamaze kubata abantu benshi, kandi nubwo hari abatekereza ko zibafasha kuruhuka cyangwa kwishima, mu by'ukuri zifite ingaruka nyinshi kandi zikomeye ku buzima bw'umuntu. Iyo zinyowe kenshi cyangwa ku rugero rurenze, zangiza ingingo zitandukanye z'umubiri zirimo umwijima, umutima n'ubwonko, kandi zishobora no guteza ibibazo byo mu mutwe no mu mibanire y'abantu benshi. Ni ngombwa ko abantu basobanukirwa neza ingaruka zo kunywa inzoga kugira ngo bashobore gufata ibyemezo birengera ubuzima bwabo n'ubw'imiryango yabo. Nubwo bimeze bitya, hari abantu bashaka kureka inzoga ariko ntibikunde, ugasanga bongeye kuzisubiraho bitewe n'uko zamaze kubagira imbata y'akabare, ugasanga umuntu ntabwo ashobora kuzireka. Niyo mpamvu nshaka kubasangiza umuti mwakoresha mukabasha guca ukubiri n'ububata bw'inzoga, namwe mukagira ubuzima bwiza. Uyu muti ni ugufata amazi y'akazuyaze mu gitondo ukibyuka, 1/2 cya litiro, ugakamuriramo indimu, ukavangamo ibiyiko 2 by'ubuki, ukayanywa mu gitondo ukibyuka. Hanyuma hashira isaha umaze kunywa aya mazi, ukarya ubwoko bune bw'imbuto nk'ipapayi, avoka, ironji na marakuja. Wamara kubirya ukarya ikiyiko cya sezame, akaba ari byo wiririrwa. Hanyuma saa sita ukongera ukanywa amazi. Ibyo kurya bya nimugoroba ukabirya utarengeje saa 9 cyangwa se hafi ya saa 9, ariko mbere yo kubirya ukabanza warya salade y'imboga. Ibyo kurya watetse ukaba washyizemo umunyu mukeya cyane. Noneho umuntu ushaka kureka inzoga akwiriye kwirinda kuryagagura cyangwa kurya buri kanya, kurya karenze urugero, no kurya ibyo kurya birimo ibirungo byinshi, kandi akirinda kurya nijoro yenda kuryama, kugira ngo abashe kugwiza ubutwari n'ibyemezo byo kureka inzoga. Muzakora ibi ngibi namwe muzabasha kuba barokore, kabone nubwo mwaba mutajya gusenga. Abaganga ntibashaka kumenya uyu muti. Urambiwe kuribwa n'umugongo, kuribwa n'amavi no gukanyarira mu ngingo bihoraho, tekereza birangiye ubonye umuti kamara amahano. Uburizamo burundu ubu buribwe mu buryo bworoshye. Humura, ntuvane urushinge ahangaha kuko nshaka kukurangira umuti wakorera umuhira ukagukiza uburibwe bwigize karaha kajya he, harimo kuribwa n'imitsi, indwara z'amagufwa n'ingasire z'umugongo uhereye uyu munsi. Igisubizo wagisanga mu nzuzi zigira ububasha bwo gukiza uburibwe bwose bukuzahaza no kubyimbirwa k'umubiri bidasubirwaho. Ntizikiza umwanya muto gusa, ahubwo zikongerera ihumure n'amahoro arambye. Ngiye kukubwira uko izi nzuzi zitwa mu kanya, ariko banza umfollowing tujye twibanira buri munsi. Bika iyi video utazayikenera ukayibura, kandi uyisangize inshuti zawe zishobora kuba zararembye utabizi. Kuribwa bikabije n'umugongo, amavi no mu ngingo bishobora kuba bibageze ku buce. Bashobora kugira uburwayi bw'abibanga, ariko hari umuti wabakiza bakagubwa neza. Uburwayi bw'imitsi no kubyimbirwa bikavaho. Inzuzi z'ibihaza ni umuti umaze iminsi kandi urashoboye. Uyu muti gaheza ukize ku rusobe rwa vitamini B nka B ya mbere, B ya kabiri na B ya gatandatu bishinzwe kongera ubuzima bwiza bw'imitsi kandi bigabanya kugubwa nabi. Ukwiriye guhekenya ikiyiko cy'inzuzi mu gitondo na saa sita umaze kurya. Bigira akamenyero nta kibazo. Ntiwumve ko indwara yawe ari karande ntakuka. Bana nanjye buri munsi nzajya ngusangiza imiti yagukiza neza. Nsangiza ibitekerezo byawe tuganire byuzuye. Kandi niba ushaka gukira burundu, ujye wimenyereza kubyuka unywa amazi y'akazuyaze, urya ibya mu gitondo nyuma y'isaha, wongere kunywa amazi saa sita, ibya nimugoroba ubirye hafi saa 9. Nijoro ntiwirinda kugira ikintu ukoza mu kanwa, indwara urwaye zose zizakira burundu.